Bavuga ko amafaranga atamera ku giti, ariko ntabwo batubwiye ko ashobora kororoka. Mu gihe abandi biruka inyuma y'umushahara uza rimwe mu kwezi, hari itsinda ry'abantu ririmo kuvumbura zahabu yihishe mu bworozi bw'amatungo magufi. Ese wari uzi ko ushobora guhindura icyumba gito cyangwa agakingi cy'ubutaka mu ruganda rukwinjiriza inyungu buri munsi? Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku bworozi bwa kera bwo gutegereza imyaka, tugiye kuvuga ku buhanga bwo kubaka ubukungu bwihuse. Fungura amaso yawe kuko ibi ugiye kubona bishobora kuba ari imfunguzo y'ubwisanzure mu mari wari utegereje. Ndi Jean de Dieu Dusenga. Ku bijyanye n'amahirwe mu bucuruzi, igishoro si amafaranga gusa, ahubwo ni amakuru ufite abandi badafite. Ubworozi bw'ubu ntabwo bukoresha mu ntoki gusa, bukorerwa no mu mutwe. Inkoko iminsi 45 gusa ishobora guhindura ubworozi n'ishoramari. Mu gihe abandi bagitegereza ko ibihe bihinduka, wowe uba umaze gusarura inyungu ya mbere. Ku bijyanye n'ingurube, ingurube ntabwo ari itungo gusa, ni banki itagihomba, ibyara inyungu mu mibare itangaje. Kubyara rimwe bishobora kwikuba inshuro 10. Ku bijyanye n'imbogamizi, abanyantege nke babona imbogamizi mu bworozi, ariko abanyabwenge babona isoko itagira iherezo. Inzara ntijya iruhuka, niyo mpamvu isoko ry'ibiribwa ari ryo ryonyine ridashobora guhagarara. Isi ntabwo iguhembera ibyo uzi, iguhembera ibyo ukora. Ubworozi bw'amatungo magufi ni inzira ya hafi, ariko isaba kwitanga no gukoresha ubwenge kurusha amaboko. Niba ushaka guhindura ejo hawe, hashobora kuba heza kurusha uyu munsi. Tangira ubu, kuko igihe cyiza cyo gutera igiti cyari imyaka 20 ishize, ariko ubu igihe cya kabiri cyiza ni ubu. Njye ndi Jean de Dieu Dusenga, Darimento TV. Ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.